tujye kwigana icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo wirumba uri ku musozi urumbuka. Wigira gute? Wirumba uri ku musozi ugira gute? Urumbuka. Umusozi urumbuka ni umusozi umeze gute? Ni umusozi uteraho ikintu cyose kikamera kitagoranye, kandi cyamera ntikikugore gukura, cyanakura kandi kikaguha iki? Umusaruro. Mu minsi y'imperuka ijambo ry'Imana ritubwira ko inzu y'Uwiteka izaba ari umusozi muremure, amahanga azahaguruka akawushikira. Muri uyu mwanya none se wirumba uri ku musozi urumbuka, ndashaka kwerekeza kuki? Ndagira ngo twinjirane muri Bibiliya zanyu muri Yesaya igice cya 5. Yesaya igice cya 5, aho niho tugiye kwigana. Yesaya igice cya 5, titre abahafite Imana ishinja abayuda iki? Ubuhemu. Nituramuka dusomye abayuda, ujye umenya ko uyu munsi wa none iyo Bibiliya ivuze abayuda ibirimo kuvuga abantu bamenye Imana bakakira amategeko yayo, bakaba bifuza ko babera Imana ubwoko. Ntukabyumve nk'amateka. Iki gice kiratangira kivuga ngo reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. Mu byigisho by'ishuri ryo ku isabato, mu gitabo cy'abahanuzi n'abami, aho hose agaragaza yuko aha ni Imana ibirimo kubwira itorero ryayo. Umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi ugira gute? Urumbuka. Ararutabira, arurimburamo amabuye, aruteramo iki? Insina y'umuzabibu. Insina ibonetse yose y'ubwoko bwiza cyane. Arwubakamo inzu y'amatafari ndende, acukuramo urwina, nuko yiringira ko ruzera inzabibu, ariko rwera iki? Uyu mugabo yahuye n'ikibazo gikomeye, kandi uyu mugabo arashushanya Imana. Yashyizemo, yacukuyemo urwina, kuko yavugaga ati umusaruro ndawiteguye, ahubwo nshaka ukuntu umusaruro wanjye utazaza upfushwa ubusa. Yubatsemo inzu y'amatafari ndende kugira ngo ashyiremo abatekinisiye n'abazamu bo kuzaza bacunga bakareba ibyonnyi hirya no hino. Muri iri torero ry'Imana, Imana yashyizemo inzu y'amatafari ndende. Iyo uyihagaze hejuru ureba kure. Ni ikosa rikomeye kuba umuntu wicaye mu nzu y'Imana ariko utareba kure, utareba ahazaza hawe, utareba aho isi yerekera. Ikibazo ni icyawe. Ikindi, muri uyu murima hashyizwemo umuzabibu w'ubwoko bwiza cyane, gushakisha imbuto. Ndagira mbabwire ngo muri iri torero Imana yashyizemo imbuto nzima yizewe. Mu misengere myinshi umuntu araza akababwira ati naraye ndose nambaye inkweto z'umuhondo, bakamubwira bati si ubwo bisobanura ati n'ubuhanuzi bwerekana ko ibintu bigiye gushya byose. Umuntu aricara akakubwira ati narose mpanuka, ukamaze uti se bisobanuye iki? Ati reka tujye gusenga, Imana irabivuga. Iminsi 2 akakubwira ngo kumanuka ngo ubwo ngo Satani yashakaga kumugusha, ngo ariko Imana ngo iramurengera. Vuba bidatinze bazaza banarota bihagarika, kuko ubu ngubu aho isi yerekeye, icyo Imana yavuze ntago abantu bakicyitayeho, barimo barareba icyo inzozi zagize gute? Zavuze. Imana iragenda itoranya imbuto y'ubwoko bwiza.
Mu magambo make, ibi bintu murimo kwiga, ibi bitabo musoma, aya mahame y'ijambo ry'Imana mwigishwa, hari abantu bicara bakavuga bati uwaduha gahunda nk'iy'iri dini, ariko nabyo bidupfanye ubusa. Umusaruro urimo uraboneka ntawo. Ikintu kibabaje nuko uyu mugabo yari yatoye umusozi urumbuka. Kubw'ibyo rero nta mpamvu n'imwe iyo ubutaka bubaye bubi ariko imbuto ikaba nziza, iyo imbuto igize ikibazo ariko umurima bakawukorera, ariko ibi byose byubakiye ku mbuto. Ujye wirinda imbuto ushyira mu mutima wawe. Buriya iyo uri kuri WhatsApp uba urimo gushyiramo imbuto. Iyo uri mu bintu by'amanjwe, iyo uri mu bintu bidafite 12 ni imbuto uba ubiba, kandi ibyo ubiba nibyo uzagira gute? Zasaro. Ntago bijya bibaho kwa muganga yuko waterwa inda wajya kubyara muganga akakuzanira ironji. Madamu wihangane, ubyaye iki? Ubyaye ironji. Ntago bibaho. Icyo umuntu yasamye nicyo agira gute? Nicyo abyara. Imana rero yarakomeje igira ikibazo. Umurongo wa 3, yemwe mwa baturage b'i Yerusalemu mwe, namwe bagabo b'i Buyuda, nimudukize njyewe n'uruzabibu rwanjye. Ikintu nari nkwiriye gukorera uruzabibu rwanjye nasize ni ikihe? Nari niringiye ko ruzera inzabibu. Ni iki cyatumye rwera iki? Indibu. Ni iki kintu kimpombeje? Nimumpamagare muze munyegere tuganire. Uruzabibu kuki ruhombye? Hari ibintu bijya bimbabaza. Itorero, abizera akaba bafite itorero, babona umwanya, bafite umwanya wo kwiga ibintu byose, ibitabo bihari, ariko waza ugasanga barimo barigishwa ibitekerezo by'ipusi n'imbeba. Korari ikaba ifite umwarimu, ifite indirimbo, ifite abaririmbyi benshi. Wajyayo ukababwira bakakubwira bati rero nubwo turi benshi indirimbo zaradusazanye nta nubwo duherukana. Ukibaza ibyo byangombwa abo bantu bafite, uramutse ubihaye korari yo mu cyaro y'abantu 3 yahinduka abantu 20. Niki Imana itakoze? Reka nivugire kuba ari ahangaha, Imana yarakwambitse. Niba utanafite akazi, Imana yaguhaye abantu bagukunda, baragusindagiza mu bushomeri bwawe. Imana yemeye ko abantu batakagombye kukugirira impuhwe bazikugirira, ikwicaza mu nzu yayo wiga ijambo ryayo, ikuzana mu itorero ry'ukuri, ugerageza kwiga ibyanditswe byera. Kuki utarimo kubyara umusaruro? Imana ibabaye iravuga ngo noneho rero reka mbabwire ibyo ngiye gukorera urutoki rwanjye. Nzasenya uruzitiro rwarwo maze rwonwe rwose. Uruzitiro harya nagira ngo mbabaze abicaye hano, iri torero uruzitiro rwaryo ni uruhe? Uruzitiro ni uruhe? Simwe mbaza, egera hino nkubaze muga. Uyu murima ufite amahirwe. Uruzitiro, yego, uruzitiro ni uruhe? Ni amategeko y'Imana. None amategeko y'Imana ni uruzitiro mu buhe buryo? Ndashaka korana n'abizera. Amategeko y'Imana ni uruzitiro mu buhe buryo? Yego, ngwino banguka banguka. Amategeko y'Imana ni uruzitiro. Yego, murakoze. Ubundi uruzitiro tubanza tumenye icyo ari cyo. Yego. Ese uruzitiro rumaze iki? Yego. Nuko rugira aho ruzitira rubuza umuntu kugira imbibi arenga. Yego. Impamvu ariko rukanafasha n'uri hanze ugiye kuza kwangiza uruzabibu kutayinjira mu ruzabibu ko yishaki. Yego. Yego rwose. Amategeko impamvu ari uruzitiro nuko afite ibyo atubuza. Yego. Nk'abakristo aho tugomba kugarukira. Yego. Kubw'ibyo rero Imana iravuga iti rero
ubwo n'ubundi nta musaruro uboneka, uruzitiro reka ndukureho. Buriya n'isi igiye gukuraho amategeko y'Imana, kuko ni uruzitiro rutuma abantu batirekura mu bintu byose. Kandi nzasenya n'inkike yarwo runyukanyukwe. Iyo uruzitiro ruvuyeho, igikurikira ni ukunyukwanyukwa. Biravuze ngo iyo amategeko y'Imana abuze umwanya mu murima w'Imana, amategeko y'Imana iyo tutayitayeho, byanga byakunda abapagani babona aho baca mu cyuho, bakaza itorero bakagira gute? Bakarinyukanyuka. Iyo tworoheje amategeko y'imirire, dusanga abaririmbyi n'ababwiriza basigaye barya akabenzi. Iyo habonetse icyuho cyo kudaha agaciro isabato, usasanga abaririmbyi bari muri salon de coiffure ngo umusatsi bawerekeze hamwe baze kuhatwika hashye. Icyo nashaka kubabwira ngiki, ubu buryo murimo kubona abapagani banyukanyuka inzu y'Imana, nuko babonye icyuho bacamo. Kuki? Ku ruzitiro n'inkike. Dukeneye abayobozi b'itorero bongera gutuma kwemerera Imana ikubaka uruzitiro rwayo. Ikindi kintu gikomeye, kandi nzarurimbura, ntiruzicirwa, ntiruzahingirwa, ahubwo ruzameramo imifatangwe n'amahwa. Kandi nzategeka ibicu byo kurugushamo iki? Imvura. Nongere mbibarize badivantisiti, ibicu n'imvura, imvura igomba kugwa mu murima kugira ngo imbuto zere bwangu. Iyo mbuto ni iyihe? Ikiganza hejuru. Yego, ngwino. Imana iyo ivuze ngo izabuza ibicu kongera kumenamo amazi, ibishatse kuvuga iki? Ibishatse kuvuga yuko yaduhaye ibyanditswe. Yego. Ishyiraho n'amategeko. Yego. Ishyiraho n'amateka. Yego. Nyuma yaho ibitonyanga n'ibicu. Yego. N'umwuka wera. N'umwuka wera. Amen. Bivuze ngo iki rero? Iyo ijambo ry'Imana uriciye amazi, amategeko 10 y'Imana ukayaca amazi, biravuze ngo ubu usigaye nta kintu kizima wamara. Icyo Imana ikora ni iki? Ibwira ibicu ntibizongere kumanura amazi, kuko imvura y'itumba cyangwa y'umuhindo iguye mu myaka yamaze gupfa nta kintu yagira gute? Yamara. Ndashaka kuvuga ngo iki? Ndashaka kubabwira yuko niba uri igihingwa kiri mu murimo w'Imana, ukaba uri insina iri mu nzu y'Imana, ukaba ijambo ry'Imana ntacyo rikumariye, uruzitiro waramaze kurumena, n'ubundi imvura y'itumba ntacyo yakumarira wowe. Imvura y'itumba ntacyo yakumarira. Imvura y'itumba ni iki? Ni umwuka wera uzasukwa ku rugero rushyitse ngo utume abana b'Imana bahinduka burundu kandi bahamye ku mugaragaro nta bwoba. Icyo nagira mbabwire ngiki, iri jambo rirakomeye, kuko urutoki rw'Uwiteka Nyiringabo ari inzu ya Isirayeli n'Abayuda ni insina yishimiraga, yabiringiragamo imanza zitabera ariko abasangamo kurenganya, yabiringiragamo gukiranuka ariko abasangamo iki? Umuborogo. Icya mbere ni kimwe, bibabaza Imana uburyo yari ikwiringiye iyo uyeretse urwego uriho ko ruciriritse. Ariko kubera iki Imana yandikishije ibi ngibi? Muri Yesaya, Imana yagiye imwereka, muri Yesaya igice cya 5, yagiye imwereka ibintu byazambye byatumye Imana ibabazwa n'iki kintu. Ni ibiki byatumye Imana ivuga ngo uwo murimo irimo irawuhomberamo? Ni igiki cyatumye Imana ibabara ikabona irimo irinjira mu gihombo? Ni igiki gishobora gutuma Imana ikubona ikabona iri mu gihombo? Ni iki cyari cyarumbije uyu murima? Icya mbere, Yesaya igice cya 5 umurongo wa 8 n'uwa 9,
bazabona ishyano abagerekeranya ingo ku zindi, bakikubira imirima kugeza ubwo hatagira ahasigara, mugatura mu gihugu mwenyine. Icya mbere kigaragaza, bari bitaye ku bintu byo kubaka, bagerekeranyaga ingo ndetse bamwe bacaga inyuma abo bashakanye, kandi iki kintu cyari kiri ku rwego rukomeye, ndetse barangiza abakire bari bafite umutima wo kwegezayo abakene ngo babone aho batura. Birasaba amarinete angana gute? Birasaba amarinete angana gute kugira ngo uyambare ubashe kubona ko ku isi yose ibi bintu bihari? Ibi ngiye kubabwira ni ibintu 10 bituma Imana ibona ko umuntu yarumbye. Icya kabiri, uko mubibonye, abantu baguraga imirima kugera ubwo bamwe batura mu gihugu bonyine. Icya gatatu, nimureba ku murongo wa 11 ndetse n'umurongo wa 12, bazabona ishyano, bazindurwa no kuvumba ibisindisha, bakaba ari cyo biririrwa bakabirarira inkera, kugeza aho bibahindura nk'abasazi. Ikintu cyitwa ubusinzi cyaragiye kigera ku rwego rwo hejuru. Ariko mbabaze, aba basinzi barasengaga ntibasengaga? Ubusinzi ubu bwateye intebe mu rusengero. Kera twaganiraga dutangazwa n'umuntu unywa inzoga yihishe. Ubu uyu munsi ahubwo abantu baricara bagatangazwa n'umuntu uyobora atanywa n'inzoga. Baricara akavuga ati ariko uriya mutipa aba muzima wa? None se abibasha ate? Ibintu byaracuramye. Noneho Bibiliya yo yavuze yuko harimo n'abadafite ububasha babivumbaga, noneho bakabirarira inkera. Ndetse Bibiliya yaje kugaragaza muri Yesaya 5:22 ko hari habonetse n'abantu b'intwari zo kunywa inzoga. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira ko inzoga zica ubwonko. Nicyo gituma igihe Yesu yari ari ku musaraba bashatse kumusomesha kuri spongo kugira ngo adapfa yumva, ariko Yesu yagombaga kuducungura yumva. Mbabwire ngo abantu murimo kunywa inzoga, mukanywa ibintu bya za kampuca na garigazoke n'ibiki byose, ngo mwirengagize ibibazo musubire muri mudu. Reka da, ibigeragezo byacu tugomba kubyikorera tukabigeza kuri Kristo, kandi Kristo akadukiza dufite ubwenge. Nongere mbikubwire, niba unywa inzoga ngo ugabanye ibibazo, ukaba unywa itabi ngo ugabanye ibibazo, ukaba ujya no kwihisha, ubimenye ngo Imana ikureba yo ibera hose cyari. Wowe urarumbye, nta muntu unywa inzoga asenga ugira icyo amarira Imana, ararumba byanga byakunda. Ubwo rero dufite abantu bamaze kurumba benshi, ariko inzoga ziriho ntago ziriho. Barimo baraponda amatafari bagakubitamo amantuza amahurunguru y'ingurube, bagakubitamo ibiki, barangiza bakarenzamo amarange. Wajya kubona ukabona umuntu inzoga bazihaye amazina, sinzi umfashe, icyuma, ejo bundi bazazana inkota. Cyakona ukabona umuntu dutama twaratukuye, agasatsi inyuma kazanye irende, akada karabyimbye n'uturenge, arimo arakora ku kada ngo abakire. Ariko ninde wababwiye uko kuzana inda nini babivuze ngo umuntu yakize? Abantu barimo barapfa bahagaze. Dukangurire mwebwe bitegura kubatizwa, jugunya umwanda w'ikintu cyitwa inzoga. Nta muntu n'umwe wigeze anywa inzoga. Imana yari yarategetse ko abarebi batagomba kunywa inzoga. Kubera iki? Zabicaga mu mutwe ntibabashe kumenya Imana bahagaze imbere ko yera. Twebwe abariho mu minsi y'imperuka, abo Kristo yahinduye abami n'abatambyi, inzoga zigomba kuba umwanda, ntizikandagire no mu ngo zacu. Ikintu gikomeye kindi cya kane, nimureba neza kuri uyu murongo twasomaga, murongo wa 12, mu birori byabo
bagira inanga na neberu n'ishako n'imyirongi na vino, maze ntibite ku murimo w'Uwiteka, ntibatekereze ibyo Uwiteka yakoze. Icyo bita firingi. Baragendaga bakakubita icyo bita ibirori by'umuziki. Neberu, ishako n'imyirongi ni ibikoresho bihambaye by'umuziki byakoreshwaga. N'uyu munsi wa none ahantu inzoga ziri, ahantu abagore bo gusambanya bari, ntihagomba kubura umuziki. Kandi Satani azabaha indirimbo zicuramye zerekana gitekereza, indirimbo z'ubusambanyi, zerura ubupagani, indirimbo zisenya imbago z'ubupfura abantu bavukanye, abantu bagahinduka ibirara. Umukobwa aba yicaye ahantu, umwegera wamuha akaboko akakubwira ati hoya papa arahari atandeba, ariko wakubitamo indirimbo ngo papa wanjye yaguze igare, ni indirimbo y'ubupagani y'ubusambanyi. Cyakora ukabona umukobwa abaye nk'igisazi, amaboko arayateye n'amaboko araje yunamye mu musore, ukibaza izi ndirimbo zirimo ibiki? Zirimo abadayimoni. Imana yarababaye, baricara bakajya mu muziki, bakanywa, bakarya. Ibyo bintu byabatwaye umwanya ku buryo bibagirwa umurimo wande w'Uwiteka. Kandi ikintu cya gatanu kibabaje, Imana yababajwe nacyo mu gihe cya Yesaya, yerekana ko abantu barumbye. Nimureba neza ku murongo wa 14, ikuzimu habaye ikirura, hasamishije akanwa kaho bitagira akagero, maze abantu banjye uko bangana bahamanukana icyubahiro cyabo, ndetse n'uwo muri bo binezereye bagira gute? Bagwamo. Ikuzimu harasamye, kurimbuka barabizi ko kwegereje, ariko nubwo ikuzimu hasamye bahamanukana icyubahiro. Tugiye kurimbuka VIP, abantu bagiye kurimbuka gisirimu, nk'abakecuru bacomeka inzara n'intuza n'ingohi, basiga iminwa, munwa ukaba umutuku, hano hakaba umuhondo, hejuru yaho ubururu, ikindi cyatsi. Ubundi yarangiza ati Yesu, umutima narawuguhaye, uzaza unyijyanire. Abantu barabizi ko bagiye kurimbuka, ariko barashaka kurimbuka mu buryo bw'icyubahiro, hatagira umuntu unshishamo ijisho. Ibi bintu byababaje Imana. Umuntu watangiye kurwana intambara yo kunezeza abantu ntashobora kunezeza Imana, ntibibaho. Ubu hari abantu babonye amafaranga, isabato batakibasha kuyiruhuka, muganira akakubwira ati rero njyewe buriya nagize ikibazo, kuva papa kanaka yabona amafaranga nanjye nayabona, twakomeje kwibaza ni gute umuntu yaruhuka isabato. Kandi ubwo bakiri abakene babwiraga Imana yuko kuruhuka isabato bafite amafaranga byagira gute? Byaryo. None mbabaza, ari ufite amafaranga n'utayafite, ninde uruhuka isabato ikaryoha? Simwe mbaza. Irembo ryugururiwe abashaka iki? Ngo abakire n'abakene bagire gute? Baricemo. Iki kintu kirababaje. Gehinomu irakinguye, abantu barimo barambara ubusa bazi kwambara icyo bisobanuye. Abantu kuboneka mu materaniro barimo barabisimbuza ibirori bihora iwabo n'ahandi hantu. Cyo kubona ukabona umuntu iwabo ku rusengero bafite amateraniro azamara icyumweru akimaze yambaye amayekuteri, ngo ari muri siporo, arimo arasubiza umubiri ku mbaraga. Icyumweru cyose aca ku rusengero. Muvuye mu materaniro? Umva njyewe ntago bizankundira, hari ibintu ndimo, urabona siporo iyo nayisibye umunsi umwe numva napfuye. Kuki usiba amateraniro umunsi umwe ntumve wapfuye? Umurongo wa 18, bazabona ishyano abakururisha gukiranirwa ingeso zabo mbi nk'ukuruza umugozi, bakurura n'icyaha nk'ukurura umurunga w'igare.
buri muntu wese muri Yerusalemu yari afite icyaha kimuziritseho, ku buryo yagendaga akururana nacyo adashobora kwegera Imana ngo ikimukize. Aba bantu bakururanaga n'icyaha nk'ukurura umurunga w'igare, bitewe n'inyungu bari bafite muri icyo cyaha. Kandi iyo barangizaga ibyo byose bakavuga bati ngaho natebuke agire vuba umurimo we tuwurebe, n'umugambi wera wa Isiraheli wigire hino uze tuwumenye. Abanyabyaha b'iki gihe turimo turaririmba ngo Yesu naze, turimo turabwiriza ngo naze abanguke, ariko buri wese uko twicaye afite ikintu cy'icyaha Satani yamuziritseho, ku buryo akururana nacyo nk'ukururana n'igare. Buriya hano hari umuntu ntago yakwiba, ntanasambana, ariko ibeshye ugira akantu gatoya umuvugaho muri korari. Gerageza wibeshye ugira akantu umuvugaho ku rusengero, ubu ugira ngo ni nk'umuntu warangije karate bakamuha sentere ntwara ariko akaba atarabona uwakubita. Kujya kuno ukabona umuntu arikokinze, muyobozi w'itorero, utagira ngo njye nta minwa narya, nagukura amenyo nkajya no gusengera ahandi. Se mama naducecetse mukagira ngo muturusha imbaraga, mwereke akaba arazinze. Mukuru w'itorero nawe agahita avuga ati hoya uyu we ni umurakare, nzaza nkanga abasigaye. Gose urajya mu ijuru rya hehe? Hari abantu bari aha ngaha bakaze ku kintu cyitwa amafaranga. Umuntu akakubwira ati ngaya uzayanangire n'ay'inyubako, ngaya uzayanangire n'aya fundraising ya korari ishaka kugura ibyuma, akayakubita umufuko, yarangiza akavuga ati kama mbaya ndayarya nindangiza nzihana nyuma. Akazaza yarya. Umuyobozi umwe wa korari baramubwiye bati rero korari irimo irasubira inyuma, naho yari yarariye amafaranga babura uko babimubwira. Korari irimo irasubira inyuma, none gerageza. Arangije ati hoya, ati njyewe ntayobora nagira ibibazo. Urumva se atayobora atagira ibibazo nyine? Kagira ikintu mbabwira, wowe ni igiki urimo gukururana nacyo cyakunaniye? Ese icyo cyakunaniye wigeze wegera Yesu umwereka ko umaze kubangamirwa nacyo? Yesaya, Imana yakomeje kumwereka impamvu ubwoko bwayo bwarumbye. Ikindi kintu gikomeye kiri ku murongo wa 20, bazabona ishyano abita ikibi cyiza, n'ikiza bakacyita ikibi. Umwijima bakawushyira mu cyimbo cy'umucyo, n'umucyo bakawushyira mu cyimbo cy'umwijima. Ibisharira babishyira mu cyimbo cy'ibiryohereye, n'ibiryohereye bakabishyira mu cyimbo cy'ibigize gute? Kibishari. Aba bo baracanganyukiwe. Umucaho wambaye nabi akakubwira ati waberewe. Abadamu nicyo mbakundira, umudamu yumubwiye ngo yaberewe, ibyo yari yakoze n'ibijipo yageraga mu mavi, mukubita nigera munsi y'itako, akavuga ati bwo bayishimye nzamureho mbanezeze cyane. Kangira ikintu mbabwira, ngiki ikibazo gikomeye. Umucyo waza bakawita umwijima, inyigisho y'ibinyoma yaza, abantu barangiza bati Imana yatwibutse. Ugasanga abantu umukabuhanuzi bashyize ku ruhande, bari kuri internet, social media, ariko Imana yakohereza ukuri, abantu bakavuga bati ibi binyoma nyamara mu mwitondere, dore n'abandi ni kuri abaje baragwa. Ibisharira iyo bimugeze mu kanwa ahita abwira abantu ataka n'agatobe we. Kubera iki? Ubwonko butandukanya bwamaze kwangirika. Umuntu uramuhamagara ukamwakiriza fanta, yarangiza akakubwira ati ibi bintu bisharira ubuma, ubu wabuze ikinduma. Ugasanga ni ikibazo. Dufite abizera bangiritse. Ijambo ry'Imana rirakomeye, abantu ibintu byivanze ntibashobora gutanga umusaruro. Ikintu gikomeye cya 8, murebe umurongo wa 22, bazabona ishyano abigira intwari zo kuvumba inzoga,
bakagira imbaraga zo guturira ibisindisha, bagatsindishiriza abakiranirwa ku bw'impongano, ariko umukiranutsi bakamwima ibyo yagize gute? Ibyo yatsindiye. Hano harimo ibintu bya ruswa, harimo abantu biyita abanyabwenge. Reka ngire ikintu mbabwira. Satani agiye gutuma tuba imburamukoro. Ujye wicara wumve kubera ko uri umubwiriza ntiwatega undi mubwiriza amatwi. Abaririmbyi korari imwe birimo kuririmba iyindi yasohotse, bariya baraciriritse, burse baririmba ikiza. Umva ntabwo naba narateze amatwi bakanaka ngo noneho ntege n'aba ngaba amatwi. Kwiyita abanyabwenge. Dufite n'abantu baza ku rusengero, umuntu yabwiriza bakaba arimo barabazanya, ariko uriya mugabo urimo kutubwiriza buriya yize amashuri angahe? Ndagahita avuga ati sha turiya ati yarangije serayi ya kera. Ni serayi nyine, ntanagize ngo yanize kaminuza serayi. Ibyo arimo kuvuga ni ibya serayi kabisa. Sanga umuntu yicaye aho ngaho inyuma yigize umuntu w'umunyabwenge uri aho. Umuntu umwe yigeze kwigira umuntu ngo w'umunyakigali, ahura n'umuntu wari wifitiye bino bisorori by'ibiryo, arangije aramwitegereza, ahita amubwira ngo iyo teremusi igeze kuri angahe ko nanjye nari nyifite. Abantu bari bavuye mu cyaro nabo baravuga batumva iyi ntago ari teremusi rwose, aha haradutuburiye ko yari yigize umuntu w'umusirimu cyane. Uzi ko hari ibintu umuntu akubaza ukibaza uti uyu muntu yigeze aba n'umudivanisiti, yigeze atunga n'ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato? Reka ngire ikintu mbabwira. Mwuka w'Imana bagenderere, mwemere ko nta kintu tuzi, duce bugufi, Imana igire gute? Itwigisha. Zinduka mu gitondo wige Bibiliya. Ikintu kibabaza Imana ni uburyo abantu babinjiji noneho ntibanemere ko ibigisha ubwenge. Ikintu cya nyuma gikomeye cyababaje Imana, murakibona neza ku murongo wa 25, cyatumye barumba. Murongo wa 25 na 4. Nuko rero nk'uko ibirimi by'umuriro bikongora ibitsinzi, kandi nk'uko ubwatsi bwumye buhama mu muriro, niko igishyitsi cyabo kizaba ibibore, n'uburabyo buzuma butumuke nk'umukungugu. Kubera iki? Kuko banze amategeko yande y'Uwiteka Nyiringabo, bagahinyura ijambo ry'uwera wa Isiraheli. Iki kintu cya nyuma kirakomeye. Gusuzugura amategeko 10 y'Imana ni ibintu birimo kuranga abantu bo mu madini yose, ariko byagera muri twe abantu barimo baragenda bagabanya uburyo bubahaga amategeko y'Imana. Imigozi yajyaga ihambira abantu, ikintu cyose cyari cyaratumye uruzitiro rwajyaga rufata abagabo n'abagore, ubu bararumennye. Abantu barimo baramena uruzitiro, barimo bararya byose, baranywa byose, barambara byose, barasenga ibibonetse byose, barimo bariringira ibibonetse byose, kandi barimo barakora icyaha cyose nta bwoba, buri wese arimo arerura. Ariko Imana irimo iravuga ngo amakosa yabaye abiri: kwanga amategeko y'Imana no guhinyura ijambo ry'Imana. Nsoza ni amagambo nasomye avuga ngo imirimo ikorwa n'abantu bashajijwe n'urukundo bakunda ubutunzi yerekana ko gukorera abami babiri bidashoboka: gukorera Imana n'amafaranga. Bereka ab'isi ko amafaranga ari Imana yabo, baha icyubahiro imbaraga z'amafaranga, kandi ibyo bashaka n'imigambi yabo yose bikaba ari ugukorera isi. Urukundo bakunda amafaranga ruhinduka imbaraga zibayobora, maze bakica amategeko y'Imana kugira ngo babashe gushyikira amategeko.
bashobora kuvuga ko ari abayoboke b'idini ya Kristo ariko ntibakunda amahame rigenderaho cyangwa ngo bumvire ibyo ribabuza gukora. Imbaraga zabo nyinshi bazegurira gukorera iby'isi kandi bagapfukamira mamoni. Inama ku Busonga paji 196. Umuntu wakunze amafaranga kuruta uko akunda Imana, agakunda amafaranga kuruta uko akunda itorero ryayo, birangira asigaranye ikintu kimwe cyo kwitirirwa umuyoboke w'iryo dini. Ariko kugira ngo abone amafaranga, niba bisaba kwica itegeko ry'Imana, araryica kama mbaya. Amagambo nasomye mu gitabo Ibibaho mu minsi y'imperuka, umuryango w'Imana mutera intambwe muze. Uko dusatira iherezo ry'ibihe, ni nako itandukaniro hagati y'abana b'umucyo n'abana b'umwijima rigenda rirushaho kugaragara. Uko tugenza tugira gute? Dusatira iki? Iherezo. Aya magambo ari mu gitabo Ibibaho mu minsi y'imperuka paje 136. Bazarushaho kugaragaza ko batandukanye. Iryo tandukaniro riri hagati y'abana b'Imana n'abana b'isi ryumvikana mu magambo nk'aya Kristo yavuze. Itandukaniro rizaba hagati y'abana b'Imana n'abana b'isi. Itandukaniro rizaba irihe rero? Icya mbere, itandukaniro rizaba ku kubyarwa ubwa kabiri. Amen. Bamwe bazaba barabyawe ubwa kabiri, abandi batarigeze babyarwa na rimwe. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, kuremerwa muri Kristo bundi bushya. Ibyo ni itandukaniro rizatandukanya abana b'Imana n'abana b'isi. Kuremerwa muri Kristo. Abantu bazakomeza badafite ishusho, kandi Kristo niwe shusho y'Imana itagaragara. Icya gatatu, gupfa ku by'isi ni ikimenyetso cyerekana itandukaniro riri hagati y'abana b'Imana n'abana b'iki b'isi. Muri ino minsi ujya wumva umwuka w'Imana akubwira ngo iki kintu nubwo abantu bagiharaye, wowe kireke, si cyiza. Niba uri aho ngaho ufite umugisha. Gupfa ku by'isi. Icya kane, kubaho mu Mana. Amen. Ibi bintu nibyo bigiye gutuma abantu batandukana, kandi uko twegereza ngo imeherezo ry'ibihe, ibi bintu bine nibyo bizakomeza gutandukanya iki? Abantu. Kubaho mu Mana ni ukubeshwaho n'Imana. Imana ikagupangira. Imana irimo irakubwira muri uyu mugoroba ngo ni njyewe wabyaye kandi ni njye uheka. Naraguhetse guhera ukivuka, ni njye waguhetse. Uzageza imvi ziba uruyenzi ari njye nkigize gute? Nkiguhetse. Nzajya nguheka kandi nzajya nkukiza. Imana rero niyo itubeshejeho. Ibyo bintu bine, izo ni inkuta zitandukanya iby'ijuru n'iby'isi, maze zikagaragaza ab'isi n'abatoranyijwe by'ukuri. Amen. Kubyarwa ubwa kangahe? Bwa kabiri. Umukoro wanjye rero, kubyarwa ubwa kabiri ni iki? Ubwo nicyo kibazo cya mbere mutahanye. Ejo niduhura nzakibabaza, kandi uwo nzahagurutsa wese azaba mfitiye igisubizo. Ikibazo cya kabiri, kuremerwa muri Kristo ni iki? Buriya umwana aremerwa mu nda yande? Ya nyina. Habanza guterwa inda. Iyo umuntu yamaze gusama inda, ibindi byo kugira ngo amazuru n'amatwi n'ibiki byose bize, biremerwa muri uwo muntu. Ni gute umunyabyaha aremerwa muri Kristo? Icya gatatu, ni gute umuntu apfa ku by'isi? Ese gupfa ku by'isi ni ukutagira indangamuntu, ntugure uburoso bwo mu menyo ngo ujye wiborosa, imisatsi ukajugunya, inzara ntuce ukavuga uti n'ubundi tugiye mu ijuru, isi si yacu. Gupfa ku by'isi ni iki? Ikindi, kubaho mu Mana ni iki? Kubera iki? Ibi bintu ngo ni inkuta. Nizo nkuta zigiye gutandukanya abana b'Imana n'abatarabiki n'abatarab'Imana. Imana ibafashe, kandi Imana ibaha imbaraga yo kumva ibi bintu. Ariko usigarana ikibazo ngo ni ukubera iki ndimo kurumba kandi ndi ku musozi ugira gute? Urumbuka. Indirimbo nziza zirimo ubuhanuzi, ababwiriza beza, insengero zisa neza, itorero rifite ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi,
ahantu Imana yashyize isabato ku buryo umuntu akora iminsi 6 yarangiza akagira gute akaruhuka. Temperance itanyemerera gupfa kurya ibibonetse byose ku meza. Itorero ryiza ryigisha umuntu kugira isuku akanambara, abantu yatambuka bakavuga bati kabisa, ni gute umuntu arumbira ahantu nkaho, ni gute umuntu arumbira ahantu nkaho. Nubu ntago ndabyumva. Ubu urumbye ute? Ibi bintu mutahe mubitekerezaho, nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Uwiteka